umukomediye Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyakiso Comedy tayari muri RIB kubera imyitwarire itajyanye n'igihe turimo. Ibingora gutekereza no kwibuka abazize akarengane. Nk'uko rero tubizi twese turi mu bihe bikomeye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Bikaba ari ibihe ubundi umunyarwanda wese agomba kuzirikana abacu bazize iyo jenoside yakorewe abatutsi, tukabaha icyubahiro tubazirikana, ariko kandi tunarwanya abayipfobya. Ibi ngibi na Dr Murangira Thierry umuvugizi wa RIB yabikomeje mu minsi ishize, aho yagiraga inama abahanzi n'ibyamamare, abagira inama ati muri ibi bihe rwose ibyo mukora byose bibe bijyanye no kwibuka, bibe bijyanye ndetse no kugondoza abapfobya jenoside yakorewe abatutsi no kubanyomoza. Bazize uko bavutse, uransaba Imana kubambika ikamba ikabashumbusha ku byo mwasize. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 yadutwaye ababyeyi. Mu ijoro ryakeye rero ryo ku itariki 11 z'ukwa kane 2025, umukomediye mu masaa 3 mu gihe cy'amasaa 3 y'ijoro, umukomediye Nyakiso hari imyitwarire yagize itaboneye rwose, kandi iyo myitwarire ntabwo yagize wenyine, yayinjijemo n'abamukurikira n'urubyiruko rumukurikira rumukunda, bose binjira mu mujyi umwe muri iyo myitwarire rwose igaragara nk'ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tuzahora tubibuka. Umuvandimwe wadukurikiye kuri iyi channel, uruw'igiciro, urw'agaciro gakomeye, uruw'ingenzi, kandi wamaze gukora subscribe, uruw'ingenzi byihariye, urahambaye. Turagushimira cyane kandi turagusabira kurebwa neza n'Imana. Wowe utarakora subscribe nawe ubikore, ubundi migisha dusabira abayikoze abakoze subscribe nawe kugereho, ariko kandi n'ibitiganiro byacu bijye bikugeraho igihe cyose. Imbaraga n'ubuhamya ibyabaye. Nyakiso rero ibyo yakoze bihabanye n'igihe turimo, ndetse bigaragara nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, nuko yayoboye ikiganiro kuri TikTok, ikiganiro cy'urwenya, hamwe n'abajene bamukurikira batari bake, batera urwenya rwose. Nawe urabyumva, umuntu w'icyamamare gutegura ikiganiro cy'urwenya mu bihe byo kwibuka nk'ibi ngibi, mu byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, aho tugomba kuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi, aho tugomba ndetse no kuzirikana abo yasize iheruheru, abo yasigiye ibikomere biteye ubwoba, abo yasigiye ubumuga. Hanyuma umuntu w'icyamamare agatinyuka agategura ikiganiro kirimo urwenya, abantu bagaseka, abantu nkaho mbega atari muri mood imwe n'abandi banyarwanda. Simushinja, ntabwo mucira, ntabwo ndi kumucira urubanza, ndavuga muri rusange. Wasanga wenda atarabigambiriye, wenda ari uburangare bw'urubyiruko, nk'uko abantu bagiye bashyiramo comments bavuga bati
aracyari umwana muto, urubyiruko ntabwo rubanza gutekereza ibintu byashoboka. Cyane cyane ko yasabye n'imbabazi. Reka turebe ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe, tubijyemo ku buryo burambuye. ibizongera ibihe byose tuzahora twibuka jenoside yakorewe abatutsi ikinyoma ntituzemera. Ikinyamakuru Igihe kiratangaza ko uyu Nyakiso nyuma yo gukora icyo kiganiro kuri TikTok, ikiganiro kirimo urwenya, yabisabiye imbabazi. Reka mbasomere inkuru. Baragira bati abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha, umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyakiso yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gutegura live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihugu kirimo. Bakomeza bagira ati ni ikiganiro uyu munyarwenya yari ayoboye agihuriyeho n'urubyiruko rumukurikira batera urwenya, yewe n'ugerageje kubakebura bakamwima amatwi. Icyo ubwacyo ni ikibazo gikomeye. Hari ukuba kuko wenda wahubutse ariko abantu bagukebura ukibuka ugatekereza, ariko ngo hari ukuntu bo bimaga amatwi ababakebura. Ikinyamakuru gikomeye kigira kiti nyuma yo kuva kuri iyi live yari yateguye kuri TikTok, Nyakiso yasuye ku mbuga nkoranyambaga vuba, atambutsa ubutumwa bwo gusaba imbabazi yisegura ku bakuriye iki kiganiro no ku banyarwanda bose muri rusange. ibihe byose tuzahora twibuka jenoside yakorewe abatutsi abayipfobya ntituzemera ko bahabwa intebe. udufite mera ko bahabwa intebe. Reka turebere hamwe noneho ibaruwa cyangwa inyandiko Nyakiso yanditse asaba imbabazi. Iri buryo cyangwa titre y'inyandiko iravuga gusaba imbabazi. Muraho neza, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze iri joro ryo kuwa gatanu tariki ya 11 z'ukwa kane 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok, aho njye na bagenzi banjye twari kumwe turi kuvuga ibitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane aho byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa aba social influencers gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Murakoze. Asoza agira ati Kanyabuganda Olivier Nyakiso. Hari n'abashyize comment kuri gutya yashoje aho yagize ati kugira ngo duhashye abapfobya jenoside, akaba tujuje ngo avuge jenoside ariyo, kuko ubundi bukwiye kuzwa buti ni jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo he kuzamo kwitiranya ibintu cyangwa ekivoka. Ariko cyo kora ahabanza yari yabigaragaje neza, nta nashobora kuba wamwana ari kwa kundi umuntu ashobora kwibeshya. udufite mu biganza abanzi tuzabaganza. Rwanda udufite mu biganza abanzi tuzabaganza. reka dushyigikire ibyiza twagezeho dukorane umurava. Reka turebe rero icyo RIB ibivugaho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu, iyi nkuru n'ubundi turimo turayisoma ku Gihe. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry
yabwiye igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakareba icyakorwa. Ati ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze cyangwa ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwe nyuma. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti ubwo yari abajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati kwigisha ni uguhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumviswe na bose. Hari abinangira, gusa tuzakomeza twigishe ariko tubijyanishe no guhana. Urumva ko rero RIB nayo ayo makuru bayamenye, hari n'ukuntu bagiye kuyakurikirana kugira ngo bamenye icyo bakorera uyu mu comedien. Hanyuma kandi akomeje agira ati tuzakomeza kwigisha ariko tubijyanisha no guhana. amateka y'u Rwanda akwire mu mahanga, kwibuka bitwibutsa amateka, tuzabikomeza iteka. Reka rero dusoze iki kiganiro twibutsa abanyarwanda ko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Icyo gihe byari ibihe bitoroshye. Niyo umuntu ari kubyibuka rero hari uburyo biba bitoroshye. Ntabwo rero dukwiye kuvangamo ibindi bintu by'inzenya byo gutebya cyane n'iki, sibyo? Dukwiye kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange, kwifatanya n'abarokotse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma tukabafata mu mugongo, tukavuga amagambo abafata mu mugongo, tukavuga amagambo atuma abanyarwanda muri rusange twiyubaka, tukavuga amagambo avuga ati ntibizongera kubaho, hanyuma tukavuga amagambo, tugakora n'ibikorwa bihashya abapfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse bibanyomoza. Soje mbashimira cyane kandi mbasaba gukora subscribe abatabikora, ndetse no gukora comments no gusharinga ku bandi kugira ngo dukomeze dusangire amakuru. Ndabashimiye. Umukomediye Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyakiso Comedy tayari muri RIB kubera imyitwarire itajyanye